Welcome again. Twongeye kubaha ikaze. Iyi ni Trade News izajya ibagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye havugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Iyi ni Trade News, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ukanasharinga inkuru zose tugiye kujya tukugezaho. Twari tumaze iminsi rero tudakora kubw'imbogamizi runaka, ni ikibazo tekinike, ariko ubu ndakeka cyakemutse. Abatwumvira ku mirongo igiye itandukanye ari kuri TikTok ni Trade News, ndetse na Instagram ni Trade News, na hano kuri YouTube ni Trade News, ndetse no kuri Instagram. Rero tugiye kujya tubagezaho amakuru nk'uko byari bisanzwe, amakuru agiye atandukanye agenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ari byo mu Rwanda ndetse no hanze, politike, imikino, ndetse muri rusange n'urubuga rw'imyidagaduro tuzajya turugeramo narwo tubivugeho, na showbiz z'abahanzi bagiye batandukanye. Amakuru ki mu binyamakuru nayo tugiye kujya tubayagezaho gatanu ku kandi, ndetse n'amakuru muri rusange agiye agezweho mu bitangazamakuru yose tuzajya tuyabacukumburira. Mbese iyi ni Trade News igiye kujya ibacukumburira inkuru zigiye zitandukanye ziba zasohotse mu bitangazamakuru, ku bukungu ndetse no ku mafashoni agiye atandukanye. tuzajya tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Uwo mugiye kujya rero mubana kuri Trade News nta wundi ni wa muhungu wanyu Fidel, nk'ibisanzwe niwe uzajya ubagezaho amakuru agiye atandukanye hano kuri Trade News. Niba warigeze gukurikiranaho ino Trade News ukaba wari umaze igihe kinini utumva amakuru agiye atandukanye atangazwa na Trade News, aho uyu ni wo mwanya kugira ngo wongere ujye utega amatwi. tuzajya tubagezaho ibiganiro buri munsi bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru agiye agerwaho muri ako kanya, nayo tuzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa rero dukandire subscribe kugira ngo amakuru atazajya gucika, amakuru yizewe kandi amakuru aziye ku gihe ujye uyabona. Iyi Trade News ni ikinyamakuru cyandika kandi kikanasesengura amakuru agiye atandukanye, haba mu mahanga ndetse na hano mu Rwanda. Biragusaba rero kugira ngo ujye ugikurikira, biragusaba gukanda subscribe ndetse ukanakora kukazogera, kugira ngo amakuru yacu ko ajye asohoka ajye akugeraho gatanu kuri gatanu. Muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 6/2026, ni mu kwezi kwa gatandatu, ubu nibwo Trade News yongeye gufungura imiryango, ifungura ku rubuga rwayo rwa YouTube, aho izajya ibagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, Igihe, Trace News, ndetse n'ibitangazamakuru byose byandikira hanze, haba muri Ghana tuzajya tugerayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane w'Uburayi hose tuzajya tubakorerayo, tubabwire amakuru agiye agezweho. Ubu icyo usabwa ni ukudukanda subscribe, ubundi amakuru tukajya tuyakugezaho gatanu kuri gatanu. Ariko ntabwo nagenda nababwiyeho inkuru iherutse gucicikana ku bitangazamakuru, bivugwa ko perezida wa Kenya Dr. William Ruto, aho yavuze ko ubutegetsi bwe bwafashe icyemezo gikwiriye cyo kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira mu gihugu cye ikigo kizajya cyakira Abanyamerika bakekwaho icyorezo cya Ebola. Ayo ni amakuru rero tuzajya tubasakariza. Iyi ni inkuru yaciye ku rukuta rwa igihe.com, aho yabyanditse ejo ku itariki 5 ku isaha ya saa sita, aho bivugwa ko William Ruto nyine yemeye ko ikigo cy'Amerika gishinga ikigo kizajya cyakira abantu bakekwaho Ebola. Ubwo nyine namwe murabyumva, aho ni muri politike. Ntabwo rero politike tuzajya tuyigeramo cyane, ahubwo tuzajya twivugira amakuru agiye avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nimba umpaye ikaze, kirabinyereka nuko urandika muri comment ati tuguhaye ikaze, cyangwa se you are welcome, cyangwa se n'irindi jambo wumva ko ryama ikaze, nkanezerwa kugira ngo njye mbona ko turi kumwe. Ni Trade News rero mugiye kujya mubana. Ciao, amakuru ataha nagucike, kuko ubu tuje n'amakuru agezweho. Ciao.